welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Igitangaje nuko abantu bose bazi ngo hagati y'abashakanye cyangwa se mushako imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex ni ijya mbere niyo ya mbere kurusha ibindi mu rugo. Reka ntago bigenda ntago ari kubibiza. Bana natwe muri iyi video nshuti yanjye kugira ngo umenye ibintu bitatu bibanziriza igikorwa cy'abashakanye cyangwa cyo kubaka urugo cyitwa imibonano mpuzabitsina kugira ngo urugo rubashe kugenda neza. Ndakubwiza ukuri ko iki gikorwa atari cyo cyambere. Niba ariko wari ubizi uribeshye. Iki gikorwa ntago ari cyo cyambere. Bana natwe muri iyi video ni kuri Shushu TV uramushyashya tugahaye ikaze. Turagusaba gukora subscribe kwiyandikisha kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika byubaka urugo ndetse n'umuryango, kandi ndakubwiza ukuri ko utazahomba. Abo dufite aho tugeranye hari byinshi bari kugenda bunguka. Turagushimira rero wowe ugenda ukagaruka kubera yuko uri imfura cyane. Turabanyamugisha kugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Twagiye rero abantu benshi avuga ati hari ikiganiro ukora umugabo umwe aravuga ati reka sha umugore yaba yavuye iwabo asize ibigori ngo aje kureba ibigoye. Urikumva uwo muganiro ranangoye ntabwo asize ibigori aje kureba ibigoye. Ntabwo ariko bimeze my dear. Umuntu abaje kubaka kugira ngo agire urugo rwiza yishime n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero aho ibintu bitandukanye nuko abantu bose bazi ngo sex inshingano ya mbere mu rugo rw'abashakanye ni sex. Itare ku mwanya wa mbere ibintu byose birapfa. Oya, hari ibindi bintu bitatu bipfa niyo sex rwose ntikorwa. Hari ibindi bintu bitatu iyo bitakozwe neza nibyo bibanziriza sex. Iyo bitubahirijwe ibintu byose birapfa. Ikintu cya mbere rero tutizinjye mu magambo kibanziriza sex nako ni bitatu, ariko kimwe muri ibyo bitatu ni inshingano my dear. Gufata inshingano. Umugabo agafata inshingano ze, umugore agafata inshingano ze akazishyira hehe mu bikorwa. Igihe rero buri umwe kubahiriza inshingano byanze, icyo gikorwa cya sex ntikiba gihari. Ntabwo mbwira kuntu umugabo azirirwa mu nzu umunsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma mutarya mutanywa inzire kubaviraho cyangwa bari kubasohora mu nzu ngo akubwiye ngo hindukira. Bizavamo utariye, bizavamo wenda bwa mbere bizavamo kubera kumutinya, kabiri bivemo kubera kwigengesera, gatatu uzanga ati mugabo wahashye wakoze buri kimwe wagize gute, uraje usanga umugore ntiyatetse, uvuye ku kazi ushonje, uraje usanga abantu uko babasize n'injoro bariye bimenyeho ibiryo niko bacyambaye, uraje usanze inzu uko wayisize mu gitondo igikombe kiri mu muryango niho kigiteretse. Urambwira ubwo bwonko bwawe buzaba bukomeye ku rwego rungana iki kuvuga ngo tujya mu buriri ngo tubanze ngo twishimishe? No way, ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Rero inshingano hagati y'ababana, hagati y'abashakanye ni ikintu gikomeye cyane. Iyo cyapfuye ya sex abantu benshi bibeshya ko ariyo yubaka urugo kuri nimero 1, ntago rwose umva ibiri inyuma cyangwa biri kure cyane nk'ukwezi cyangwa izuba. So buri wese rero iyo yabashije kubahiriza inshingano ze, umugabo hari icyo yakize ku meza, umugore nawe yagiteguye, icyo gihe bizafasha kumva ko umugabo hari icyo yakoze, umugore nawe hari icyo yakoze. Buri wese yumve ntago ari kwiblaminga cyangwa se kwirenganya cyangwa kurenganya mugenzi we. Icyo gihe muzajya kuryama mwumve n'ibindi ni ngombwa. Ariko ndakubwiza uko ntago azakuraza inzara kabiri gatatu kare gatanu ngo uvuge ngo iki ntago bikunda. Cyangwa tukiri abana muri quartier hari umugabo bamwitare bari inzovu riba rinde yacukuraga amatoilette kwa kuna abantu bubaka amatoilette bagucuba amafose nyine ari amaremare, noneho akagwa ku gacupa. Twakuze turi abana twumva abantu babivuga nyine, akavuga ati iyo yasindaga abwiraga umugore akamubwira ati ni wariye ni wanyoye ngaho urira igitanda rero ibindi simbivuza nawe ukahita wumva igikurikiyeho. Uri kumva ko nubwo agomba kumubwira ngo yurire igitanda racurire kuko azi ko yamuhaye yariye ko yanyweye, ariko se umuntu ntiyariye, umuntu ntiyanyweye, uraza udiha, uraza ukubitagura ngurira igitanda. No, ntago bikunda. Rero ikintu cya mbere cy'inshingano iyo buri wese amaze kumenya ko afite inshingano mu rugo my dear, ibi nibyo byubaka. Ureka abantu bazi ngo kujya kubaka arazambye I love you nanjye je t'aime nakupenda n'ibindi birangiye. Hoya iryo jambo ntabwo ryakubakira inshingano zakunaniye. Ntabwo umugabo azicara kuva ku munsi wa mbere kugeza ku nyuma ndagukunda. No, burya rwa rukundo ruva muri fiancé ndagukunda za mu gitondo na nijoro, iyo mugeze mu rushako zihindukamo inshingano. Urankunda
jya gushakisha abana babona icyo barya, batadusohora mu nzu, tutabura yo kwishyura bills zimwe na zimwe, guhaha n'amazi n'umuriro n'ibindi bigiye bitandukanye. That's love muri marriage. Bitandukanye na bya bindi mu gifiyansanya buri wese depending iwabo, umusore yumva ko umukobwa gifite umuntu wo kumwitaho. Iyo mugeze mu rushako, inshingano niyo nimero ya mbere. Sex hariyo wumvishamo inshingano, buri wese amenye inshingano ye n'undi amenye inshingano ye. Ikintu cya kabiri rero gifasha mu rushako cyangwa se kibanziriza sex, kibanziriza igikorwa nyamukuru, abantu benshi bazi ko aricyo cyubaka urugo, nyamara ibi bitatu bitabanje ntabwo cyo cyagerwaho, sibyo? Ni ukuvuga ngo kubaha uwo mwashakanye. The way you treat your partner, your wife or your husband, uburyo ufatamo umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, nibyo bigena ko na kiriya gikorwa kizagenda neza. Ntabwo urambwira ko uzajya uri muri babandi mwirwa hasi hejuru, wamukubise, wamuvuza ahantu, urinjira ukamutuka n'abakozi bose akavuga ati mabuja yaragowe. Ntabwo hari ahantu muzahagera ngo mubashe kubaka urugo bitewe n'ukuntu utamwubaha, umwubahuka, unamwubahukisha abandi bantu. Bamwubahaga bakabona nta mugabo umurimo, bakamubona nta mugore umurimo. Rero kubaha uwo mwashakanye, ibyo bintu biza ku mwanya wa kabiri, sibyo? Havuyeho inshingano. Yes, respect him or her kubyo yakoze, mwubahire izo nshingano yakoze, mwubahire ko yahashye, mwubahire ko wasanze yakoropye. My dear, hari abagabo bazi ngo kuba niriwe niruka ku misozi mpaha, nirutse muri ibi na biriya, wowe wasigaye wakoze iki? Akazi ko mu rugo karavuna. Karavuna. Niyo mpamvu bari n'abakozi muhemba, mujye mugerageza mu mahemba amafaranga agaragara. 20 ntabwo ari make kuko amenshi niyo bagezeho ubu, ariko ubaye ufite n'icyo ufite wayarenzaho, kubera ko akazi ko mu rugo uzakirwemo wowe ubwawe mbwira karavuna pe. Noneho uzina no kubikora, umugabo yagusize mu rugo akumva ko nta kintu wakoze kuko wowe utagiye gushakisha ngo winjize amafaranga. Ariko nakubwiza uko amafaranga yazana akayashyiraho yanze idakoropiye mwari gushwana, akayashyiraho ntubihate ngo biteke mwari gushwana, abana ntibase neza, ntibagire gute mwari gushwana. Bivuze ngo iki? Ugomba kubaha mugenzi wawe kandi buri wese ukamwubahira icyo ashoboye. Mwubahire ko yashoboye guhaha agashyira ibyo ku meza, nanjye cyangwa nanjye mugore nyubahira ko wasanze ibyo biryo nabitetse. Wari gusanga ari ibijumba cyangwa umuceri kiri mu mufuka cyangwa ibijumba biri hariya, ariko nyubahira ko nagize gute ndabitetse. Hanyuma kubaha bigendane no gushima. Ushimira umuntu kubw'ibyo yakoze, bimutere courage. Wisanga namesha intoki zavunitse, kuvura ninazimesha umugongo wenda guturika, wagira ngo wakoze iki, ko kuvura tumye turiyorosha iki, kuki wabimesha ubona izuba rirenze. Ntabwo tujya inama n'ikirere, abadamu ntibajya inama n'ikirere, ntibajya inama n'ibihe. Ushobora gukora ikintu none hawe ukahita ubona birahindutse. So iyo hatarimo kubahana, buri wese yubahe mugenzi we, ntabwo ibintu bigenda neza. So nyuma y'inshingano rero, ikintu cya kabiri kizaza mu rushako mbere ya sex ni ukubahana, ukubaha. Donc umugore uzumva yubashywe, n'umugabo akabona umugore we aramwubaha ku rwego yifuza, ku rwego ashaka. Ndakubwiza ukuri, biriya byo bizaba ari miliyoni, nta no kubisaba kubera ko bizaba biri mu nzira. Ariko igihe utujuje inshingano, ntiwubahe ubwo mwashakanye, ibiriya byose biba ari fawusa, ntabwo mwabona aho mubihera. Ikindi kintu cya gatatu kibanziriza imibonano mpuzabitsina mu rushako ni ukuganira. Ntabwo wambwira ukuntu wavuye mu rugo mu gitondo ushwanye n'uwo mwashakanye, mufitanye ibibazo, mwabwiranye nabi, and then nuza, ariko harimo abantu babishobora da, akava mu rugo afite ikibazo n'umupartner we n'uwo bashakanye, akagenda akirirwa aho yirwa, akagaruka akumva ko mudavanye hanze ari yagiye gukomerezaho. Avuye mu bajama be, avuye hariya bari guseka, arashaka ko azana mu rugo bakamusekera, kandi yasize ateje ibibazo, yasize avuruganganyije ibintu, yasize ashwaniye umugore yamukubise kandi ibintu by'amahereje by'amafuti, akumva arashaka keya. No, mugomba nakunda kuvuga ngo hazibana zidakomanije amahembe. Niyo mpamvu mugomba no kuganira, uko nta muntu marayika kubaho ku isi, uko muzajya mufita ibyo mupfa, ni nako muzajya mugira gute, ni nako muzajya mukirera kugana kugira ngo ibyo bintu bitagenda mubikemure, kugira ngo mubashe kunoza ibibazo biri hagati yanyu, mubikemure, mukomeze kwigira imbere. Nyabona ndagusaba
kuba iyi video wireba ikagufasha ukayigereza hano nyandikira muri commentaire ngo nahageze nurangiza ukore like ukore kuri share nurangiza wandike na commentaire ibyo bizajya bituma YouTube ninsora video zanjye kubera ko ukunda nk'ibyo nkora izigwa harimo abantu bareba video akagenda gaheruka yo wa mama nagiye sinakoze subscribe ubuse nzamukura he jya ugenda ukoze umekinze shwa ko wakoze subscribe wiyandikishije noneho hanyuma unakore like ukane no kunzojya kugira ngo every single video nsohoye buri video yose nsohoye uzajya uyitubana mu bambere ubashe kubona turabyita se nk'isabune y'urukundo turabyita se nk'umuti w'urukundo nk'ibintu nyine byagufasha kugira ngo ubahe mu rushako gushimye kandi ukemure n'amakimbirane ahari rero ntibazakubeke hatabayeho inshingano ngo habeho kuganira habeho no kubaho mwashakanye sexy ntacyo yabimaze kuza utahashye kuza warabimudihagura kuza ntimuganiraho ibibazo biri mu bikemure kumva mbwa ati uri igitanda no ntago bibaho rero sexy kubw'ibyo ntago ari iza ku mwanya wa mbere mu rushako habanza inshingano ukamenya inshingano bitandukanye n'abantu muri kudatingana bitandukanye n'abantu muri n'abantu muri guteretana kuko muri guteretana baby honey la utwo tuzirumva aritwo atana kutukwisa cyangwa utatumwise ku munsi urumva bitari ubuvemo ariko my dear mu rushako udakoze inshingano nk'umugabo umugore akoze inshingano nk'umugore ibintu byose birapfa ibintu byose birahagarara nimumba muri no guteretana nimujya kubana uzagenda uzi neza ko umutwawe umugabo agomba gushaka amafaranga agatunga umuryango nawe umugore ugasigara utegura mu rugo cyangwa nawe ukajya mugafatanya kujya kuyashaka aribyo nzakorera mu kiganiro abagore bafite uburyo bwo kujya ku kazi bafite akazi bakora mu office n'ibindi bitandukanye ntabwo inshingano zo mu rugo bakizitaho kubera iki tuzabireba muri iki kiganiro mari komeze kubakunda nizeye ko musobanukiye impamvu sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye atariyo iza ku mwanya wa mbere ibi ni ibintu bitatu turebeye hamwe biza ku mwanya wa mbere kwirenze mari komeze kubanda kandi komeze kubakunda ni kuri Shusho TV mwaye muronke bye bye.